jori kutoroshyera kwatoroshye jori ubu ninde uzamwigondera none ndoroshye ariko sindo kuribata nta muhungu urabona akavuga ati uyu musore ni mwiza pe mbona abasore beza ariko ubwo uwaba ari mwiza pe imbere yanjye byaba bitewe na criteria nyinshi wenda icyo mushakamo muri rusange ariko reka dutangire gutya guhaye ikaze ndetse ndagushimiye wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora ngusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Nyuma yaho rero Irene Murindahabi yerekanye umukunzi we ku munsi w'ejo washyize, akaba ari n'inkuru twaje kugaruka ku munsi w'ejo washyize. Hanyuma rero ku gicamunsi twagiye kubona tubona indi nkuru idutunguye, tubona uwitwa Rocky Kimomo hari amafoto cyangwa se amavideo arimo gucaracara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko nawe yaba atereye ivi uyu witwa mutesi joly. Ni inkuru rero isa nk'iyatunguranye mu bantu benshi, gusa ni inkuru nanone yashimishije abantu benshi cyane, by'umwihariko abakunzi ba mutesi joly ndetse n'uyu Rocky Kimomo, aho bivuga ko uyu Rocky Kimomo yaba yatereye ivi mutesi joly. Gusa bikaba bisa nkaho bitaratangazwa cyane cyangwa se byagizwe ibanga, by'umwihariko uri Rocky akaba atarabitangaza ndetse n'uri mutesi joly ku mbuga z'inkoranyambaga akaba atarabitangaza. Gusa benshi mu bazi gutohoza inkuru benshi bakomeje kugenda babigaruka, by'umwihariko ngira ngo mwabonye amavideo atandukanye yagiye acaracara kuri TikTok ndetse no kuri za YouTube, ngira ngo mwagiye mubibona. Akaba ari byo rero natwe tugiye kugaruka muri iyi video, by'umwihariko ngusaba gukurikira video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi mu bivugwa kuri urukundo rw'uyu mwarikazi ndetse n'uyu witwa Rocky Kimomo, kugira ngo bose murabizi ko ari byamamare. Ese ibivugwa ni ibiki? Ndagusaba gukurikira video kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ngira ngo mu minsi yashyize rero nibwo uyu Rocky ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye bari biharaje gahunda benshi bakunze kwita nta gikwe, yari irimo abapasava, irimo ba Irene ndetse n'aba Philipita ndetse n'abandi benshi cyane. Akaba rero ku munsi w'ejo washyize uri Irene yaratunguranye nawe agatangaza ko afite umukunzi, ndetse by'umwihariko benshi yari biteze ko ari Aisha. Gusa ibintu byaje gutungura abantu benshi, aberetse undi mukunzi utari Aisha. Ni nyuma yaho rero uyu Irene Murindahabi nawe wari uri muri gahunda ya nta gikwe atunguranye uyu Rocky nawe ngira nkuko mwagiye mubibona yatunguranye apropoza uyu witwa mutesi joly. Ngira ngo benshi rero mwakomeje kugenda mubona amavideo cyangwa se amafoto yagiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri TikTok ndetse no kuri za Facebook, bigaragara ko uyu Rocky Kimomo yatereye ivi uyu mutesi joly. Ngira ngo ni ibintu rero bitakomeje kuvugwaho rumwe, by'umwihariko ku bakunzi ba Rocky ndetse n'abakunzi ba mutesi joly, bavuga bati ese ni gute uyu Rocky yaba yatereye ivi mutesi joly, bakabigira ibanga cyane ko ari ibintu bitagaragajwe ku ma platform yabo, yaba platform y'uwitwa Rocky ndetse na platform y'uwitwa mutesi joly. Ni ibintu bitagaragajwe kuri platform zabo. By'umwihariko rero ku ma platform menshi nagiye nyuraho nsoma commentaire ndetse mu biganiro byinshi abantu bagiye bavuga kuri iyi kapo, nagiye nsanga by'umwihariko abakunzi ba Joly ndetse n'abakunzi ba Rocky Kimomo baba bashyigikiye urukundo rw'uyu Rocky ndetse n'uwitwa mutesi joly. Nubwo rero benshi bakomeje kugenda bavuga bati mutesi joly ndetse n'uyu witwa Rocky Kimomo baraberanye, turabashyigikiye ndetse n'izindi comment nyinshi nagiye mbona, ni ibintu rero bisa nkaho byatunguranye cyane, by'umwihariko bishimisha abakunzi ba Rocky ndetse n'abakunzi ba mutesi joly. Ni byinshi rero byagiye bivugwa kuri uyu mutesi joly, bavuga ko yaba ari mu rukundo n'uwitwa Rugumi. Ngira ngo ni inkuru zagiye zicicikana, by'umwihariko abantu benshi mwagiye muzumva ahantu hatandukanye. Aha rero ni nabyo byatumye abantu benshi bacika ururondogoro bavuga bati uyu mutesi joly aramutse ahuje cyangwa se niba ari byo koko yaba yaporopojwe n'uyu Rocky, ni inkuru yaba ishimishije, ni inkuru yaba ari nziza cyane, by'umwihariko ku banyarwanda bose, by'umwihariko ku bakunzi b'ibi byamamare. Gusa nubwo benshi mu banyarwanda bashimishijwe n'iyi nkuru, ndagira ngo mbamenyeshe ko ni inkuru isa nkaho atari ukuri cyangwa se ni inkuru y'ibihuha. Ngira ngo abagiye mubibona mu mavideo cyangwa se ku mafoto yagiye atangazwa ku mbuga nkoranyambaga, bagiye bavuga ibintu ariko ntibabishyire in detail, by'umwihariko nanone ni ibintu bititangarijwe na Rocky cyangwa se ngo bitangazwe n'uyu mutesi joly. Gusa ariko nanone nubwo abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati bishobora kuba ari n'inkuru ya nyayo cyangwa se akaba ari inkuru y'igihuha, gusa nanone bishobora kuba byashoboka ko byaba ari ibintu by'ukuri. Gusa nanone ibi byamamare bikaba bitashatse kubishyira ku karubanda, akaba ari ibintu bizatangazwa wenda mu gihe kizaza, niko abenshi bakomeje kugenda batekereza cyangwa se niko abenshi bakomeje kugenda bavuga. kabone nubwo rero uyu Rocky Kimomo ndetse n'uyu Joly baba batabirimo cyangwa se uyu Rocky yaba atapropoje Joly, ngira ngo abenshi nkuko mwagiye mubibona ku mafoto bigaragara ko ari kapo yaba iberanye, ari kapo yaba ijyanye, ari kapo yaba ifite icyerekezo gihamye.
ibyo nawe ni ibintu ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko za Facebook ndetse na za TikTok ugasoma comment ukabona ko uri Rocky uri Miss Joly ari abantu baba bashyigikiwe by'umwihariko urukundo rwabo rwaba rushyigikiwe n'abanyarwanda benshi cyane. Hagati aho rero twebwe ni ibintu tutahita duhamya by'umwihariko cyane ko bitaratangazwa na ba nyir'ubwite. Ni ibintu rero tutapfa guhamya ngo twemeze ko uyu Rocky yatereye ivi uyu mutesi Joly. Gusa on my opinion ni ukuvuga ngo njyewe nkoresheje amarangamutima yanjye cyangwa se amaso yanjye ndabona Rocky ndetse na mutesi Joly ari kapo yaba ari nziza, ari kapo yaba iberanye. Gusa mu by'ukuri akaba ari ibintu tutapfa guhita duhamya nonaha cyane ko batabyitangarije ku mbuga nkoranyambaga zabo. Gusa nawe nkurikije uko waba ubibona, nkurikije uko ubona aya mafoto, ngira ngo urabona ko ari amafoto ashobora kuba ari amafoto aririyo, ari amafoto ya nyayo. Ese wowe urebye ubona uri Joly ndetse na Rocky Kimomo ari kapo yaba iberanye? Watubwira muri comment. Gusa njye ndabona ari kapo yaba iberanye, ndabona ari kapo yaba ibirimo neza nubwo atari ibintu twahita duhamya. Tukaba rero tubasaba kuba updated cyangwa se amakuru y'ukuri naza gusohoka turaza kubakorera indi video by'umwihariko tubereka niba ari amakuru y'ukuri cyangwa se akaba ari amakuru y'ibihuha. Ndagushimiye rero wowe twabanye muri iyi video, ndagushimiye wowe wakoze subscribe ndetse nanone ndagushimiye wowe ukomeje kutwereka urukundo uduha like ku ma video yacu, ndetse ndagushimiye nanone wowe udahwema kutugaragariza ko udukunda, usharinga video zacu kuri bagenzi bawe cyangwa se ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe gusobanukirwa by'umwihariko amakuru agiye avugwa ku byamamare bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ndagusaba rero nanone gukora subscribe wowe utarayikora ndetse ugakanda no kukazogira by'umwihariko ngira ngo video tujye gukora mu kanya uze kuyibonera ku gihe, uhite ubona na notification igihe turaba tuyishyize kuri platform yacu ya YouTube. By'umwihariko ikaba iraba ari video igaruka kuri iyi nkuru y'urukundo rwa Rocky ndetse n'uyu mutesi Joly. Nubwo atari ibintu ubu tutahita duhamya neza, tugiye kubanza dutohoze amakuru nyirizina aho turi buze kubaza by'umwihariko bamwe mu nshuti za Rocky cyangwa se bamwe mu bahorana na Rocky kugira ngo tubashe kubatangariza inkuru y'ukuri, inkuru yizewe, inkuru ifite imvano.